Ibiruri biru ungatwaje 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 ibiruri biru kabisa ekubona urarugamba twabonye kuri kara gasozi ko mugafuka ukuntu twarwanye neza bakwitaga mwene nde buri akonda shaka ndabamenya abase bicakanye kumurage mai tumugari kigendera cyo mu makuri gahe kiraje kiranga mugize nimugeza bagasha uko bire wende ko ari mubanga atoza kuganye ne munyongo kwa mugenzi ndagashaka ndagashira manga Nami rero nibyo nakubwira hano harebye neza mbona ahantu wazajya uricara ukareba ukakano kazuba ku Rwanda kugateye nawe ukagasogongera areka we kabisa anga mugaragu urambeshya cyangwa se akambwira ubugambo bupfuye genda kamugisha ukuri gusa uziko aba basirikare bari hano bafite imiheto itatu yego nanone hano kangubeshe ndagubeshe gusa tujyanamo neza rero umwami rero nandi kumusaba uruhusha nanjye ngendera akantu ko kwinyesebura ari cyukimpe ari cyukufeka kandi ko kuzajya muragira buriya nanjye ntabwo nazandahura hano ndi kurwaniza intambara nari kugenda mvuga ati hano mashinze pironi hazavaho ipoto ryanjye byamezeho ngewe kuva uri umugaragu mukuru buriya urushago rwaho no birasa ariko iyo ubeshya umwami igihano uhabwa urakiza njye ntago njya mbesha nawe se asubize ahubwo reka ngende ubwo ni ukugaruka aba umva we reba zira nka iri mu kirambi cya ruguru ukumva ahandi hari ishari kuru rinini cyane mwibuke mugende dore amata bajye kugavuruganya sindiyo kandi mujyane we wowe ukora ibishoboka byose urinde umwami neza turi kujyana ari amata ndagashaka kugira ngo biriya bicuba byose mu bibuganizemo amata turi kujyana kandi ningaruka mu masaha ya nijoro ntabwo ibintu byose biri kuri gahunda yareka rero ngire kuntu baca muri humye mbe ngiye nguko mubibona rero bagaragu banjye umugaba mukuru w'ingabo wabaye yagiye ubwo iyo ukoze nabi mu bwami hari ibihano ugomba guhabwa iyo ukoze nabi igihano cya mbere mu bwami ni uko tuguca umutwe urukumvikana esa rero baguciye umutwe n'umuryango wawe ndakintu gusaga kubaza kuko bitewe nuko n'amategeko y'ubwami ibyo ni imyanzuro tubanza gufata mbere yuko winjira kuba umukuru w'ingabo icyegera cy'umwami mwami turagusabye yo kubaganiza Gahanga wazize ugabagabara wazize ugabagabara ko mbona waza ziri umunwa wawe wazize ki ibintu ndabwira umwana duhanga dusigaye tuvuga gusa nimura n'umuntu nahaye nyina mu rugamba se nwa akavuga ibintu ndabigeza ku mwami arangururira pe namenye ko ari uduhanga tuvugaga kanzesha waguma kubona yuko barabagiye kuvuganya amata batinze kandi ubwo nawe ubwo ufite icyaka
birumvikana ntabwo cyabura. ndi kumva basanga aho bari kuza ndi kubumva reka bagire icyo batubwira. Mwami turangije kubaganiza amata mu gisabo. usibye ko hari inka zashenye. Mwarangije kubuganiza amata mu gisabo ariko harimo zimwe zashenye. Ubwo rero umwanzuro turawufata, icyegera cyanjye gikuru cyahageze. Nta kuntu wajya kwicara mu kirambi ukanywa ku mata karaye. Amata nayera ariko ntabwo byashoboka yuko umwami yahita ajya kunywa amata. Kuyanywa yakiri mu gisabo cyayo gatari gatunganywa neza ntabwo byaba bigishobotse. Mpuye n'agashano n'akamara amagambo yeza kuzwe mwami. Yangombe kuzwe mwami. Rero mwami rero mpuye n'ibintu bidasanzwe. Mpuye n'ibintu bidasanzwe kandi njye sinyambuga yambuze mbuga amagambo gasharira. Umwami rero ubwo navaga hano nagiye ruhikiganya umugwa mfata inzira mamuye n'agahanga kavuga ubugambo budasanzwe. Nahuye n'agahanga kavuyeho umutwe ndakambura data ndagatura mama. Amategeko y'ubwami ibibeshe umwami igihano urabizi. Ibibeshe umwami igihano ucibwa umutwe. Ndakurahiye rukiga nyuma rukiga mbere rukiga hasi yasinyamesha ndagatsika umutwe akakanya nusanga nkubesha unyiyicire utazana mama cyangwa ngo ugire icyo ugabira biwacu. Ngemuye n'agatwe hanga kari kuvuga kandi kari kamana iminsi 3 gapfuye. Niba ugira ngo ndakubesha dufate inzira rukiga nyuma tugende tukarebe. Bagaragu banjye ibi nari kuvuga mwe mu rukumva bishoboka ku buryo agatwe gashije iminsi 3 gapfuye kakongera kakavuga. Ntabwo bishoboka. Ubwo yaba ari minota 30 ntabwo kaba. Tugiye kugenda rero bagaragu banjye. Kandi iyo ubeshye umwami ibihano mufatira umuntu murabizi. Bisanga ari kutubesha ibihano bihita bikurikira ubwo namwe murabizi. Nyagasani kugira Imana ariko nanjye ndagusaba ikintu kimwe. Nusanga ibyo mvuga kuko bishidikanwaho n'abantu benshi nusanga ibyo mvuga ari turangororera. Ndakugororera urikije n'ibyo nabonye n'ibyo numvishe. Yego ngo twagenda mwami wanjye. Biru unga twaje. Biru unga twaje. Muri hano haruguru masanzu urugamba rwarahabereye barahanyaze zanzu zose zabaga mu kirambi. Handi mu kirambi iyo mu kirambi cya ruguru barazisenya zose barahambura. Kandi mwami waruzwe ariko tuzada kuwafata. Rero ngize ucyamanyuze mbona agahanga kari kuvuga. Ati gahanga wazize iki ku mana yanjye numva karavuze nimba ngo karazize iki. Ako gashaka kuba karazize ubwo bwami bundi bwahabateye. Bwa bwami bura wasanga ariko kazize. Ariko ibyo ni bitangaza mu bwami bwacu turaba twiboneye. Ni bitangaza waje kazana akaraga kandi twanakaganya mu bundi bwami bakajya bagira ubwoba. Arega imyanzuro irafatwa. Aragahanga ko kaba kadukoreye ibintu bidasanzwe ra. Kabaganya katuma kaduza n'ababami bakomeye bagiye bakomeye. Kabereka ibitangaza twabonye muri bwa bwami bundi. Ubundi birani ibitangaza. Biri kumvikana rero. Tajyo ni nahantu hakuri. Dore ngaka kagahanga. Ushira uragahanga dore ngaka.
Ako wagira ngo inzara yakisha. Ngiye kukavugisha. Mwami cyangwa isabira kavuga ungororere. Ungororera rwose. Bitewe n'ibitangazo urabudukoreye mu bwami bwacu. Ntabira nabada. Heka ngavugisha. Gahanga wazize iki? Gahanga wazize iki? Mwami ko katavuga. Uje mabwitsi witonda. Gahanga wazize iki? Gahanga wazize iki? Ubwo cyangwa reka kubera nandi kuva gino reka nongera ngire muza nsa nk'uvino nandi makara kusimu Siko tujyajya. uya nango ndi kubajyana nandi kuvino mama navuze ngo gahanga wazize mu mitira byiri gusa ebyiri kandi ndabizi mwami nyagasani ndagusabye bayicira byiri gusa intira byiri urazimana ukumva Ariko Ngicire byiri n'izirenga muhite muca umutwe ngewe. ndabikwemereye ngo umwami kandi umwami yavuze nta umuvuguruza. Gahanga wazize iki? Gahanga wazize iki? ako gahanga ntikavuga. Bagaragu banjye rero uko mubibona ibihano nawe arabizi ubwo yaresha umwami bikurikira ni ibyayo. Yes. Nari ngubwo nziza umunwa wanjye ni mu mpema.